Hello guys, nizere ko mumeze neza bakunzi ba Clever Vevo Music, you're my husband. Murabizi muramukunda cyane, muramukurikirana tukabikunda, muri inshuti zacu, muri inshuti z'umuryango, mwe mukora subscribe, turabakunda cyane. Ubu ngubu ndi gukora njyenyine ariko nubwo muka ndi guseka ndababaye. Byatugiye kuganira ku bintu byo mu ngo, ibintu bijya bibabaza bigatera n'agahinda. Hari ibintu bijya bibaho nyine bikababaza cyane pe mu buzima. Ntabwo ngiye kuganira ku bantu nyine, ni muri rusange tugiye kuganiraho, ariko hariho nyine abandi bantu ndi bwibandeho cyane, ariko mwihangane. Guys, nubwo nishimye ariko ntabwo nishimye cyane, ariko kubera muri abantu bacu nta cyatuma ntamwenyura, ngomba gusmaya. Noneho hari ibintu bigiye bibaho mu buzima mu ngo z'iki gihe. Hari abagore bumva basenyera abandi bagore bagenzi babo, ntibite ko nabo babibakoreye nabo bababara. Mu buzima ntibijya bibaho. Ubundi wa mugore wabesheye umugabo wanjye warambabaje cyane pe, ubyumve, warambabaje cyane, waramubesheye, ariko mu byamubesheyeho nari mbiziho. Rero wa mugore we, kubeshya ntabwo ari byiza. nawe wafatiwe mu cyuho ntugashake kugenda usopanya umugabo w'undi mugore, ntabwo ari byiza. Ese wa mugore we wari kujya kuvuga ngo wanjye yagusenyeye, ko ari wowe umusenyera? Icyambere cyo wamuhamagaye mfite telefone ye. Imagine mwa bantu mwe kubona umugore w'undi mugabo agahamagara umugabo wawe ngo wasamen, ngo uraryamye. Ibaze imagine nawe kubona umugabo wawe undi mugore amubaza se uraryamye. Ibyo bintu mwa bantu bacu mwe muri kumva ari byo? Wa mugore we, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Uzisubireho no kugenda ubeshera abagabo b'abandi, ntabwo ari byiza. Ese ari kujya kubeshera umugabo wanjye aragusenyera, ariwe wahamagaye mfite telefone ye, urabesha ngo ushaka kumutuma kabiri kangahe umutuma, ko atari inshuro ya mbere wari umuhamagaye, ko ari inshuro nyinshi umuhamagara nkabibona ngaceceka, bigatuma akenshi ntuka n'umugabo wanjye bitewe nawe. Wa mugore we, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, uzabyihane. Ese wayi gute umuhamagara umugabo wawe adahari? Ese umugabo wawe yaba abizi ko ibyo bintu bikora adahari, cyangwa ntabwo yaba abizi? Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ese wowe ubonye umugabo wawe undi mukobwa amuhamagaye akamubaza ngo wasamen, ngo waryamye, ari umugabo bari kubaza, byagushimisha cyangwa wababara? Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Gusenya ingo z'abantu ntabwo ari byiza. nawe urwaba rusenye ntabwo wakwishima, ntabwo wakwishima pe. Bantu bacu, abantu b'ubungubu bari kumva basenya ingo z'abantu, bakumva abagabo bacu bazakubaka. Noneho hari abakobwa ubungubu, noneho hari ibintu byateye ngo ba diaspora. Aka kantu ka diaspora niko kabi. Abo bantu bari gusenya ingo cyane, bari gusenya ingo cyane cyane pe, cyane mu bintu mbese no mu bintu utanatekereza, ukajya kumva nk'umugabo ngo yagiye ngo kubera aba diaspora. Ese bari kubashikisha amafaranga, mwe kumufitaho amaboko? Ufite amaboko abiri, ufite amaguru abiri, kutari ikimuga, uhaye gute bagushukisha amafaranga? Namwe mwa bagore mwe bashukisha amafaranga, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ita ku bana bawe. nawe wa mugore we ushaka gusenya ingo z'abandi, ese wahereje umugabo wawe keya ukareka kubangamira umugabo w'abandi? uri kujya kugira amarangamutima y'umugabo w'abandi kubera iki? kuba atagufitiye amarangamutima, uri kujya kumugira amarangamutima kubera iki? kubera iki wagira umugabo amarangamutima ukabura guhereza umugabo wawe keya, ukajya guhereza umugabo w'abandi keya? Ibyo bintu mwa bantu bacu mwe kumva ibyo bintu bibaho? Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Umugore we, ita ku mugabo wawe, umuhereze keya, mwashakanye mukundanye, agukunze. Niba agukunda nawe wamukunze, umutima wawe ukareka kujya guhagarara mu mutima w'abandi bagabo. kubera iki? kubera iki? niba warashakanye izo ngeso wazigabanyije. Ese umugabo aramutse amenye ko uhamagara umugabo w'abandi akabimenya, uri kumva urwo rugo rwamara kabiri?
urukundo rwamara kabiri wa mugore we, ntabwo urwo rugo rwamara kabiri, ntabwo rwamara kabiri pe. Cyabikora icyo nkubwiye cyo, aho uri hose wiyumvira. Nzongera kubona nhamagaye umugabo wanjye, umugabo wanjye nkongera kubona namuhamagaye, nimero yawe nzayifata nyitangaze, nzakora ikiganiro nyishyire kuri YouTube, mvuga ati dore ngo wa mugore ati nawe yagarutse gukora bya bintu. Kandi nzabikora pe, aho uri hose ikiganiro uzakirebe, uzacyiteho kirebe cyane. Nubyongera ibyo bintu nzabikora pe, nzafata nimero yawe nyishyireho, abayizi bazareba uwo muntu ushaka kunsenyera urugo. Ubaka urwawe ushika mu rugo rwawe, ntugire amarangamutima y'abagabo b'abandi. Ese ko ufatiwe ku mugabo wanjye, ese ab'abandi bo byo bigenda gute? Bigenda gute? Ese umugabo wawe igihe azagufata urw'abagabo b'abandi uzamusobanurira ngo iki? Wakubatse ukarera abana bawe, ukarega gutesha undi mugabo abana be kubera iki? Ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza cyane pe. Aho uri hose pe, nkugira ibanga, ntabwo nkuvuze izina, ariko uyubahe, uniyubahishe, wubahishe n'umugabo wawe, ureke kurangamira abagabo b'abandi. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza cyane. Rero bantu bacu, nibyo nabaganizaga, byarambabaje pe, nyine bitumye mbivuga, ariko simuvuze izina, mugira ibanga pe. Nibyo ngibyo nababwiraga. Abari nijoro muryame neza, twebwe iwacu ni nijoro, abari ku manywa mwirigwe neza, Nyagasani abarinde, turabakunda cyane.